Hello guys, ndabasuhuje mwese aho muri hose. What's up Kigali, what's up Rwanda, what's up East, what's up West, what's up South, what's up North. Mwese aho muri ndabasuhuje, abari kudukurikira bari mu Rwanda n'abari iyo giterwa inkingi hanze y'u Rwanda, ndabasuhuje cyane. Ni wa muhungu wanyu Mr. Omar, nagarutse rero, naje ngo tuganire ku tuntu tuba tugiye dutandukanye hano mu gihugu cyacu ndetse no hanze yacyo. Nyuma y'amakuru agiye atandukanye avuga ku bintu bigiye bitandukanye bibera mu burasirazuba bwa Congo, ku rugamba rwa M23 na leta ya Congo, ubu ibintu byahindutse. Ubu twagarutse cyane muri ya industry yo mu Rwanda hano iwacu. Muti mbazaniye iki rero? Murabizi Mr. Omar, iyo nifatiyemo imba nagiye nkandakana kariya nkareba yuko nabagezaho utuntu tugiye dushimishije, kandi utuntu muba muri bwumve mukumva yuko koko harimo akantu, harimo igufwa, utuntu twuje ubusesenguzi. Ngarukanye umugore cyangwa se umugeni muri iki gihe witwa Pastor Mutesi. Pastor Mutesi murabizi agira inkuru nyinshi cyane zimuvugwaho. Pastor Mutesi uwo bakundanaga batandukanye, Pastor Mutesi uwo bakundanaga yitabye Imana. Ubu Pastor Mutesi inkuru imuriho ni inkuru yuko yasezeranye n'umugabo witwa Jumongo. Pastor Mutesi si cyo kibazo, nta nubwo ari nayo nkuru nje kugira ngo mvugeho, ahubwo inkuru ngewe nje kugira ngo mbavuge cyangwa se mbahe ni inkuru yibaza nti ese kuki Pastor Mutesi iteka ahora ari inkuru? Pastor Mutesi kuki ahora ari inkuru? Yego nibyo, umuntu ashobora kwamamara akaba umusitari, akaba icyamamare mu bintu bigiye bitandukanye, cyane kuri ino social media. Social media yakugira icyamamare mu buryo buri positive cyangwa se ikakugira icyamamare mu buryo buri negative. Ibyo byose kuri social media birashoboka cyane. Uyu mudamu rero ni umwe mu abantu bakora inkuru rwose uko bishakiye, abantu bagenda bamuvugaho ibintu bigiye bitandukanye, ariko nawe ubanza ari uko nawe abikunda, banza abikunda. Pastor Mutesi sinzi niba wenda aba bantu baba ari n'abapasiteri cyangwa se baba ari ka kantu k'agasirino bihaye kugira ngo bafatireho. Dufite ba Pastor Mutesi, dufite ba Pastor Theogene, njya mbabona cyane, muramwibuka mu minsi ishize nawe yararikoroje ari i Rubavu. Ariko ndibaza Pastor Mutesi n'itangazamakuru cyangwa se n'amachannels yo mu Rwanda byagenze bite? Pastor mwaranywanye Pastor Mutesi. Ibi bintu ushatse wabigabanya. Ibintu bya social media yego bishobora kuba ibyo bikubakira izina, ariko ikibazo ni uko iyo mwiteje aba bana b'abasore bari hanze aha ngaha bakabavuga, byarangiza mukaza muri social media murira. Barabavuga, barababeshyera, bagira iki. Mwavuye muri izi social media mukaba ababyeyi. Niba wakoze ubukwe, nibyo ubukwe ukagenda ukigira mu rugo, ukituriza, ukiyicarira, ukubaka urugo rwawe. Imana yagira gutya yaguha umugisha, wabona urubyaro ukarera abana bawe. Ibi bintu bya social media
mukajya mubigabanya, ko ababyeyi bari hanze aha ngaha social media ziri kubambika ubusa, social media ziri kubambika ubusa. Mboneraho no kugaruka ku ba YouTubers wagira ngo ahari nta mitima, aba YouTubers bakora akazi kabo ari ako guharabika bagenzi babo, ari ako gushakisha buri kantu kose gashobora kuba kafata mugenzi wawe. Muze mbona mu kanya kashize ikiganiro umuntu witwa Romeo uzwiho cyane rwose kwataka abantu. Romeo warekeye aho k'izina ryawe ryamaze kumenyekana, ukajya ukora akazi kameze neza, ugakora ibintu biri positive ugakora akazi kawe neza k'abantu bakuzi, utazabura content. Ariko ibintu byo kujya wambika ubusa bagenzi bawe, winjira mu buzima bwa bagenzi bawe, by'umwihariko wafatanyemo n'uriya muhungu ngo ni Piyonika, mwarekeye aho mukarekeraho kujya mwataka bagenzi banyu, ko ibi bintu birangira nawe ari ya nkoni ikubise mu cyeba, nawe mu by'ukuri irakugarukira. Rero mba nigire gutya ku mbuga nkoranyambaga nk'ibisanzwe, dore niho mba ndi, mbonye Pastor Mutesi bamushyize hanze bari kumuvugaho ibintu sinzi, ngo utuvido turi gucicikana, amatayito ngo na Pastor Mutesi ngo ntagaze ngaho nakuye aka kavideo. Come on, utwo tuvideo nutugufasha si iki bro? Nutugufasha iki? Twatuje tugakora akazi neza mu buryo bumeze neza. Pastor Mutesi mumushakaho iki? Hamwe no kuba wenda nawe aba yishyize mu mbuga nkoranyambaga, ariko man, wallahi mu minsi ishize si Pastor Mutesi gusa numvise, ahubwo nari nanabonye mwari mwatatse na Yago nanone men, na Yago murongera muramwataka, mugiye kumugarura muri ibi bintu men. Ibintu yari yabiteye umugongo, mutangira kumwataka ngo sinzi ngo muri saro ye ngo utuntu ngo tw'udutebe ngo dushaje ngiki, ngo umugore ngo man, mwakoze akazi kanyu mugatuza content ko mutazazibura, ariko mukajya mureka gutaramana abantu man. Rero njyewe Mr. Omar ntago njyewe ndi wa muntu ufite negative mind, njyewe ndaza nanjye nkakubwira niba watatse umuntu, kandi mu by'ukuri niyo ikintu waba wabonye cyaba ari ukuri ku muntu, uragenda ukamwegera ukamubwira ati man, bino bintu ntago bimeze neza, ibi bintu urabona rwose ugire gutya. Ariko kuza ukaza mu itangazamakuru ugahita ushyira hanze byose, ntago ari byiza ibi bintu. So rero mwisubireho, n'abandi tuzajya tugenda tubavuga, abantu bose bataramana abantu bose binjira mu buzima bw'abantu, abantu bose bagenda wagira ngo ahari ntabwo bashobora kuba babona izindi content, bagaburirwa n'amazina y'abandi bantu. Muhagarike content zirahari, wanagenda ugafotora inyoni, wanagenda ukagira iki, kandi ibintu by'abantu bakabireba. Dore Romeo watangiye indi channel nshyashya, nutangirana uwo muyoboro mushya, ayo makuru n'ayo matiku ni ibintu bitari byiza rwose, ni ibintu bitazajya bigenda bikumerera neza cyane. Rero guys, njyewe nari ndi hano ngize ngo ngire utuntu duke nivugira, ariko abantu bahagarike gusebanya, abantu bahagarike ibintu byo kwandagazanya,
hano kuri izi mbuga nkoranyambaga. Uru ni uruganda iyo urwitwayemo neza bigenda neza, n'iyo urwitwayemo nabi bigenda nabi. Rero rwose muhagarare, kandi abakunzi bacu tunabasaba yuko mukomeza gukora subscribe kuri channel yacu Omar TV Show, igakomeza kuzamuka ndetse ikanatera imbere, bizadushimisha cyane. Ciao ciao.